Twe twese dufunguye kandi tugiye kumva iki kiganiro dufite icyo dusenga tukizera ko ari Imana yacu. Gusa benshi muri twe tuzi ko dusenga Imana yo mu ijuru ishobora byose, tunizera ko ariyo yaremye ibintu byose biri ku isi, mu isanzure ndetse no munsi y'ubutaka. Ibyo byose bituma twumva ko ari Imana ikomeye cyane. Ku bafite ikindi bizera ko atari Imana yo mu ijuru, nabo baracyizera kandi bakanagisenga, kikabafasha mu byo bizeye byose. Kuri ba bandi basenga Imana yo mu ijuru, bigishijwe ko ari Imana imwe rukumbi, ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa cyangwa gukorerwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyerekana ko kiri kuramya. Gusa hari ubwo abantu rimwe na rimwe bajya bagwa mu rujijo, babonye uburyo hari ibindi biremwa twizera ko byabayeho, yewe biri no mu ishusho ya muntu, ariko ugasanga abantu batari gusengwa cyane. Urugero, hari idini cyangwa se itorero usanga Yesu bamuvuga kenshi kuruta uko bavuga Imana nyirizina, ugasanga batinya Yesu kurusha uko batinya Imana. Ibyo bituma benshi bibaza niba koko basenga Imana imwe cyangwa n'uwo Yesu baramuhinduye Imana ya kabiri. Si urwo rugero gusa, kuko hari n'aho usanga bakunda kuvuga cyane intumwa Muhammad, Buddha ndetse n'abandi benshi batandukanye, ku buryo bagushyira mu rujijo ukibaza niba koko basenga Imana imwe rukumbi. Gusa dukomeje kureba abantu bafata undi muntu wabayeho mu mateka ya Bibiliya bakagendera ku bikorwa twakwita ko ari ibya gitwari yakoze, bakamwambaza cyane ku buryo wanakeka ko bamuhinduye Imana. Hari aho uzanasanga Mariya uzwi nka nyina wa Yesu. Mariya nyina wa Yesu, Kiliziya Gatolika. Ese Mariya ko yari umuntu nk'abandi, nuko akaza gutoranywa n'Imana akabyara Yesu, Kiliziya Gatolika imufata ite? Yari muntu ki se mbere yo kubyara Yesu? Ese ko Kiliziya Gatolika imushyira imbere cyane, aho nta gutandukira kurimo? Mbahaye ikaze mu kiganiro cya none. Ijambo Marioloji mu bakristo cyane cyane Gatolika y'Abaroma ni teoloji yo kwiga inyigisho zerekeye Mariya nyina wa Yesu. Iryo jambo ryerekeza no kubikubiye muri izo nyigisho. Uyu mubyeyi Mariya uzwi nka nyina wa Yesu, muri Kiliziya Gatolika y'Abaromani usanga bamwambaza cyane. Niba utarabikora, uzinjira muri Kiliziya Gatolika uzasangamo amashusho menshi atandukanye y'uyu mubyeyi. Ushobora guhita wibaza impamvu yatumye bamukorera amashusho bikakuyobera. Gusa mu mpamvu zivugwa nuko yari umukobwa witondaga w'isugi, maze Imana ikamutoranya mu bandi, akemera kubyara umwana wari gucungura isi yose. Ibyo rero bituma bamwambaza cyane, ngo kuko ari nyina wa Jambo, hari we Yesu. Bavuga ko mbere yo kugera ku mwana ubanza ukanyura kuri nyina kugira ngo agusabire uburenganzira bwo kumugeraho. Gusa ibyo hari ubwo bitera urujijo kandi bigatuma hazamo no kutumvikana mu madini atandukanye, ngo kuko burya Yesu yavuze ko ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Ngo rero nta mpamvu yo kujya kuri Yesu ngo ubanze ugire undi unyuraho, kuko byemewe kumugeraho nta handi unyuze. Niki Bibiliya ivuga ku mukobwa w'isugi witwaga Mariya? Bibiliya ivuga ko Mariya ari we wahawe inshingano ihebuje yo kubyara Yesu, kandi akaba yaramubyaye akiri isugi. Bibiliya yari yarabihanuye binyuze ku muhanuzi Yesaya, kandi ivanjiri ya Matayo n'iya Luka zivuga uko ubwo buhanuzi bwasohoye. Yesaya yari yarahanuye uko Mesiya yari kuzavuka. Yagize ati, dore umukobwa azatwita abyara umuhungu. Aha ni mu gitabo cya Yesaya ibice 7 ku murongo wa 14. Umwanditsi w'ivanjiri witwa Matayo yarahumekewe maze yandika ubwo buhanuzi Yesaya yavuze bwerekeza kuri Mariya. Matayo amaze kuvuga ko Mariya yari gutwita mu buryo bw'igitangaza, yongeyeho ati, ibyo byose byabereyeho kugira ngo amagambo Imana yavuze binyuze ku muhanuzi we asohore, ngo dore umukobwa w'isugi azatwita abyara umuhungu, kandi bazamwita Emanuweli, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Niko mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo cyangwa mu ivanjiri ya Matayo igice cya 1 ku murongo wa 22 ndetse n'umurongo wa 23 handitse. Undi mwanditsi w'ivanjiri witwa Luka nawe yagize icyo avuga ku gitangaza cyabaye kuri Mariya. Yanditse ko Imana yohereje umumarayika witwa Gaburiyeli ku mukobwa w'isugi wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Uwo mukobwa w'isugi yitwaga Mariya. Ibi byo wabisanga mu ivanjiri ya Luka igice cya 1 ku murongo wa 26 kugera ku murongo wa 27. Mariya nawe yivugiye ko yari isugi. Igihe Mariya yamaraga kumva ko ari we wari kuzabyara Yesu, ari we wari Mesiya, yarabajije ati, ibyo byashoboka bite ko ntaragirana imibonano mpuzabitsina n'umugabo?
Ibi byo biri mu ivanjiri ya Luka igice cya mbere ku murongo wa 34 niko handitse. Iyi mirongo yose rero yumvikanisha uburyo Imana yahisemo Mariya kuko yari umukobwa Imana yishimire cyane. Ntabwo turi bujye kureba ngo ni gute umukobwa w'isugi utarabonanye n'umugabo yabyaye, kuko byose byabaye nyine mu buryo bw'igitangaza kuko Imana ishobora byose. Ahubwo twibaze kuki Imana yahisemo umukobwa w'isugi. Gusa aha nanone ntitwabitindaho kuko namwe mukurikiye iki kiganiro murabizi ko umukobwa w'isugi ahantu hose yubahwa cyane kuko aba yaritwaye neza akirinda, mbega aba ari nta makemwa. None se nyine niyo mpamvu n'Imana yamuhisemo. Imana yahisemo umukobwa w'isugi kugira ngo Yesu avukane umubiri utunganye, bityo azakiza abantu icyaha n'urupfu nk'uko bigaragara mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 10 ku murongo wa 5. Ubwo rero Yesu yavutse atunganye kimwe n'uko Adamu yari ameze mbere y'uko akora icyaha. Bibiliya ivuga ko Yesu nta cyaha yigeze akora kubera ko Yesu yari atunganye, yatanze inshungu kugira ngo akize abantu icyaha n'urupfu. None se ubundi Mariya we avuka ntiyavukanye icyaha? New Catholic Encyclopedia ivuga ko dukurikije uko igitabo kimwe gisobanura inyigisho za Kiliziya Gatolika cyavuze, inyigisho ivuga ko Mariya atasamanywe icyaha. Ivuga ko kuva igihe umukobwa w'isugi witwa Mariya yasamwaga atigeze agira icyaha cy'inkomoko. Ubusanzwe abantu bose bavukana icyaha cy'inkomoko. Icyakora Mariya we yari yihariye kuko ubuntu bw'Imana butatumye agira icyo cyaha. Nyamara nubwo bimeze bityo, nta hantu na hamwe Bibiliya igaragaza ko Mariya atavukanye icyaha. Mariya ubwe yagaragaje ko yari umunyabyaha igihe yajyaga gutanga igitambo cy'impongano y'ibyaha amategeko ya Mose yategekaga ababyeyi. Icya gitabo twigeze kugarukaho cyasoje kigira kiti inyigisho ivuga ko Mariya atasamanywe icyaha ntaho iboneka muri Bibiliya, kikaba ari igitekerezo cyazanywe na Kiliziya. None se niba ari uko bimeze, Mariya yagakwiye gufatwa gute? Mariya yadusigiye urugero rwo kwizera, kumvira, kwicisha bugufi hamwe no gukunda Imana by'ukuri. Ari mu bagore bizerwa babayeho dukwiriye kwigana. Nubwo Mariya yahawe inshingano yihariye yo kubyara Yesu, Bibiliya ntabwo yigisha ko tugomba kumusenga cyangwa kumuha icyubahiro kidasanzwe. Yesu nawe ntiyigeze aha nyina icyubahiro kidasanzwe cyangwa ngo asabe abigishwa be kubikora. Ahubwo uretse ko mu nkuru zo mu mavanjiri no mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, nta handi hantu Mariya yigeze yongera kuvugwa mu bindi bitabo 22 bikunze kwitwa isezerano rishya. Muri Bibiliya nta hantu namwe hagaragaza ko abakristo bo mu kinyejana cya mbere bigeze basenga Mariya cyangwa ngo bamuhe icyubahiro kidasanzwe. Ahubwo Bibiliya yigisha ko abakristo bagomba gusenga Imana yonyine. None ubundi mu by'ukuri ni iyihe mpamvu Kiliziya Gatolika yibanda cyane kuri Mariya nyina wa Yesu? Byatangiye ryari se? Bizanwa nande? Umugenzo wo gukomeza kwizera ko Mariya yakomeje kuba isugi byaterwaga n'uko barushagaho kumushima no kumusingiza cyane. Nuko abaye inyigisho ku buryo yatoneshejwe n'ubuntu bw'Imana ku buryo atashoboraga gucumura ukundi nk'uko bamwe mu bahanga mu bya teoloji babibona. Bavuga ko nta cyaha cya Adamu yari afite. Inyigisho ya nyuma izwi ku izina rya Immaculate Conception yatangajwe ku mugaragaro na Papa Pio wa 9 mu 1854. Ikibazo cy'imyizerere Gatolika y'Abaroma. Ihuriro rya Mariya mu bikorwa bya Yesu ryateye imbere mu buryo bwa Mariya nk'umubyeyi w'umwuka w'umuntu wese kandi nka co-redemptrix, no kuvuga umufatanyabikorwa wa Yesu mu gucungura abantu. Uruhare rwe mu gucungurwa rwageze no kumusabira mu ijuru no gushyira mu bikorwa ibyiza bya Kristo ku bantu ku giti cyabo. Inyigisho ivuga ko nyuma y'urupfu rwa Mariya umurambo we wajyanwe mu ijuru nk'uko byatangajwe na Papa Pio wa 12 mu 1950. Gatolika y'Abaroma yagiye ishinjwa kuba yarafashe ibikorwa bya gipagani ikabyinjiza mu bikorwa bya Gikristo. Uyu ni Professor Nathan Bernasitz, akaba umwarimu wigisha amateka ya teoloji cyangwa isomo ry'iyobokamana mu ishuri rya Masters Seminary. Icyo gihe yari mu kiganiro kuri ULHD TV, Professor Nathan Bernasitz yagize ati igihe umwami Constantine yahinduraga ubukristo byasubiye inyuma mu kinyejana cya 4, kandi koko n'ubwami bw'Abaroma bwahinduye ubukristo mu gihe cy'umwami Theodosius, ubwo hari mu mwaka wa 380. Ingaruka rero zo guhindura ubukristo, benshi bahatiwe kuba abakristo mu bari abapagani. Calvin yari afite umurongo mwiza, yavuze ko ubwami bw'Abaroma bwabatijwe ariko mu by'ukuri nta guhinduka.
Mu yandi magambo bagaragaraga nk'abakristu ariko mu mitima yabo bakiri abapagani. Rero bafashe imigenzo ya gipagani bayishyira mu bukristu, kuko nabo barasengaga, barabandwaga, bagapfukama ndetse bakanacana za buji. Ibikorwa byose bya gipagani by'Abaroma barabizanye. Rero ntibakibikora, ahubwo bo babihinduyemo abatagatifu harimo na Mariya. Umunyamakuru uri kumubaza yakomeje agira ati, ese ko twabonye ko gusingiza Mariya byatangiye mu kinyejana cya 5 kandi wavuze ko ibindi bintu byazanywe, ibyo bintu ni ibihe? Nathan akomeza agira ati, no gusingiza Mariya nabyo birimo kandi byagiye bitera imbere. Yewe ni Vatikani mu 1870 bagendaga bongera ibindi mu gusingiza Mariya. Na Gatolika y'Abaromani y'iki gihe ari igitekerezo kivuga ko Mariya yafatanije na Yesu gucungura umuntu. Hari n'amashusho kandi nkoresha mu ishuri ry'Abakatolika aho agaragaza ubutatu butagatifu nk'Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera, kandi ibyo byose bakabishyira kuri Mariya nk'umwamikazi w'ijuru. Nyuma y'uko habayeho kwiyomora kw'amadini kuri Gatolika y'Abaroma, muri rusange kwaranzwe no kunenga kw'Abaprotestani. Kubaha abantu benshi byagaragaye mu ishyirwaho ry'amatsinda y'abarayiki n'imiryango y'abapadiri cyangwa ababikira bihaye Imana, no kubaka ingoro ahantu hatandukanye nka Lourdes mu Bufaransa na Fatima muri Portugal, aho Mariya yavugaga ko yagaragaye. Mu kinyejana cya 20, inyigisho z'abapapa benshi bakurikiranye zashishikarije ingendo nyinshi mu cyubahiro cye n'imiryango yamwitangiye. Ukwizera ko Imana yigize umuntu binyuze muri Mariya ni ishingiro ryo kumwita nyina w'Imana. Mu nama ya kabiri ya Vatikani no mu ishuri rya Papa Yohani Paulo wa II ryitwa Redemptoris ryanzuye ko Mariya ari nyina w'itorero. Mu muco gakondo w'Abagatolika b'Abaroma, Marioloji ifatwa nk'ubukristo bwateye imbere uko bushoboye. Mariya abonwa ko agira uruhare mu gusobanukirwa neza ubuzima bwa Yesu. Muri iki gitekerezo, Kristoloji cyangwa kugaruka kwa Yesu kudafite Mariya ntabwo ishingiye ku guhishurwa kwa Bibiliya gusa kwaba kuzuye. Kugira ngo usobanukirwe ibi byagusaba gusubira mu bihe bya kera kugira ngo bisobanukirwe. Iterambere ry'ubu buryo ryakomeje mu kinyejana cya 20. Mu gitabo cyo mu 1946 Compendium Mariologiae, Mariologe Gabriel Roskini yasobanuye ko Mariya atageze uruhare mu ivuka rya Yesu w'umubiri gusa, ahubwo ko yasamye nuko yinjira no mu bumwe bwo mu mwuka. Gahunda y'agakiza y'Imana ntabwo ari ibintu gusa, ikubiyemo ubumwe buhoraho mu mwuka na Kristo. Joseph Cardinal Ratzinger inyuma ya Papa Benedicto wa 16 yaranditse ati, ni ngombwa gusubira kwa nyina niba dushaka kugaruka kuri uko kuri kwa Yesu Kristo. Ukuri kw'itorero ni ukuri k'umuntu. Yohani Paulo wa II we yavuze ko kugira ngo tumenye neza uburyo Kristoloji cyangwa se kugaruka kwa Yesu bigenda, bidusaba kugaruka ku kuri kwa Mariya kose. Kimwe mu bituma Gatolika yubaha Mariya ni ukwibanda ku ruhare rwe mu nzira z'agakiza no gucungurwa. Ibi byagenzuwe n'abanditsi nka Edward Schleiermacher ndetse na Adrian von Speer. Ivanjiri ya Yohana ivuga ku buzima bwa Mariya mu ntangiriro ndetse n'amaherezo ye mu buzima bwe rusange. Igitabo cye byakozwe n'intumwa kibara mu buryo bweruye nyina wa Yesu mu bagore bo mu muryango wa mbere bategereje Pentecote. John Elders yaranditse ati, Bikira Mariya yatangiye gufatanya muri gahunda y'agakiza kuva aho yemeye kuba yabyara uwigeze umuntu w'umwana w'Imana ari we Yesu. Hagati mu myaka y'ijana kugera mu 165 nibwo bwa mbere Justin Martyr yagaragaje uruhare rwa Mariya mu mateka y'agakiza nka Eva wa II. Mutagatifu Irenaeus Herbert Thurston uzwi nk'umuhanga mu iyobokamana nawe yamuvuzeho ko Mariya yari isugi kandi ko yagize uruhare rukomeye mu gakiza kazi y'abantu kandi ko yari Eva wa II. Ese ubundi ko bavuga ko ari umubyeyi w'Imana byo byumvikana gute? Ntacyo byaba byangiza se? Mu by'ukuri ku madini n'amatorero akunda kuvuga ko Yesu nawe ubwe yari Imana kuko yavuze ko umubonye ababonye Data. Ibyo bituma bavuga ko Yesu nawe ubwe yari Imana. Byumvikanisha neza ko Mariya yari nyina w'Imana cyangwa umubyeyi w'Imana. Mu kinyejana cya 5 habaye inama izwi ku izina rya Third Ecumenical Council
yari inama yahuzaga abayobozi b'abakristo, ikaba yarabaga ihagarariwe n'umwami w'abami w'Abaroma Theodosius wa kabiri. Inama yari iya gatatu, aho yabereyemo ikiganiro mpaka ku kibazo cyo kumenya niba Mariya agomba kwitwa Theotokos cyangwa Christokos. Theotokos bisobanura wabyaye Imana cyangwa nyina w'Imana, ni mu gihe Christotokos bivuga ko ari nyina wa Kristo. Imikoreshereze yacyo yerekana ko Yesu uwo Mariya yabyaye mu by'ukuri ari Imana n'umuntu umuntu umwe. Abanyasiriya ba kera bari abakristo bazwi nka Nestorians, bahisemo izina rya Christotokos risobanura wabyaye Kristo cyangwa nyina wa Mesiya, atari ukubera ko bahakanye ubumana bwa Yesu, ariko kubera ko bizeraga ko Imana mwana cyangwa Logos yabayeho mbere y'igihe na mbere ya Mariya, kandi ko Mariya ari nyina gusa wa Yesu nk'umuntu. Kumwita nyina w'Imana byari urujijo kandi bishoboka ko ari ibinyoma. Impande zombi zemeje ko Yesu yakuye ubumana ku Mana Data n'ubumuntu kuri nyina. Abenshi muri iyo mana bemeranijwe na Papa ko guhakana Mariya kuba yahabwa izina rya Theotokos cyangwa umubyeyi w'Imana byaba bivuze ko Yesu atari Imana, cyangwa ko Yesu yari arimo abantu babiri batandukanye, umwe muri bo akaba ari mwene Mariya undi atari we. Amaherezo inama yemeje ko hakoreshwa izina Theotokos cyangwa rya zina ryo kuba nyina w'Imana, kandi kubikora byemeje ubumana bwa Yesu butagira ubumuntu. Rero mu gihe impaka zari zerekeye ku izina rikwiye guhabwa Mariya, cyari ikibazo cya mbere cya gikristo kijyanye na kamere ya Yesu Kristo, ikibazo gishobora kugaruka mu nama ya kane. Abagatolika b'Abaroma, Aborthodox bo mu burasirazuba, Abaluteriyani n'Abangilikani bemeje izina rya Mariya nka nyina w'Imana cyangwa Theotokos, mu gihe andi madini ya gikristo atamuha izina nk'iryo. Bibiliya nk'uko ari igitabo cyera cy'abakristo kandi banemera cyane ibyanditsemo bakanabikurikiza, icyo gitabo cya gikristo kibuza abantu gusenga ibishushanyo. Umva aha mu gitabo cyo Kuva cyangwa se Mwimuka Misiri ibice 20:3 kugera ku wa 4. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ibi bituma benshi babyibazaho cyane, kuko muri za kiliziya aba arimo ishusho y'uyu mubyeyi Mariya. Ni kenshi kandi uzabona bizihiza iminsi itandukanye bibuka uyu mubyeyi nk'ijyanwa mu ijuru rye ndetse n'indi itandukanye. Ngo mu mpamvu zituma bagira ishusho y'uyu mubyeyi harimo guhora bibutsa ibikorwa by'ubutwari n'uruhare rwe mu gucungurwa kw'abantu, kandi kuba bamwiyambaza ngo burya umuntu ajya kugera mu mwana anyuze kuri nyina. Ibi babihera igihe Yesu yari yitabiriye ubukwe bw'i Kana, maze bakagira ikibazo cyo kubura divayi yo gukoresha muri ubwo bukwe kuko yari yashize. Rero abari bari muri ubwo bukwe begereye Mariya nyina wa Yesu bamubwira ikibazo bagize. Mariya nyina wa Yesu yegereye umwana we amubwira ibibaye. Yesu ashaka kwanga gukora igitangaza ngo kuko igihe cye cyari kitaragera, ariko birangira bikoze. Aha niho bahera bavuga ko kugira ngo ugere ku mwana ugomba kunyura kuri nyina, kuko nabo batahise babwira Yesu ko ahubwo babwiye nyina akamubabwirira. Mu gukomeza kwibaza niba koko Gatolika isenga Mariya, ubwo Padiri Burke Masters uyobora Diocese ya Joliet muri leta ya Chicago yabisubije. Ntabwo dusenga Mariya, ahubwo tumwifashisha mu masengesho yacu, kuko twizera ko ubu yicaye mu mwanya mwiza w'icyubahiro iruhande rw'umuhungu we. Tuzi ko yumva amasengesho yacu maze akayashyikiriza umuhungu we. Rero turamwubaha, kandi mwibuke ko abapadiri benshi bigisha ko iyo udafitanye ubumwe na Mariya hari ikintu cy'ingenzi uba ubura. Maze kumenya rero ko Mariya ari ingenzi, kuko hari ubwo njya nsengera abantu nkabashyira mu biganza bya Mariya akaduhuza na Kristo. Ku bwanjye rero iryo ni isengesho ryiza. Ndashaka no kubamenyesha ko iryo sengesho ari ryo rituma tugira umubano mwiza na Yesu. Ijambo ry'igiswahili bikira bivuga isugi, ni ukuvuga umuntu utarabonana n'umugabo na rimwe cyangwa nta kintu na kimwe kirangiza ubusugi bwe. Niyo mpamvu Mariya yitwa bikira, kuko yasamye inda mu gihe ari isugi. Kugeza uyu munsi wa none Kiliziya y'Abagatolika yubaha uyu mubyeyi cyane, kuko baramusenga bakamwambaza bamusaba kubasabira. Akorerwa imihango itandukanye nko kumutambagiza, kumuririmba, kandi bizera ko yapfuye akajyanwa mu ijuru, ubu akaba ari kumwe n'umuhungu we. Kuri bo ni umubyeyi mwiza, akaba nyina wa Jambo cyangwa umubyeyi w'Imana. Ni naha dusoreje. Icyo tubasaba ni ugukanda subscribe, like, share na comment.
mugire ibihe byiza, Imana ibarinde muri byose.